Imana muri no saha mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Uwiteka Mana Nyiringabo, narakubonye Mwami Imana, nsanga uri Imana, nsanga utari nyirakamana. Niyo mpamvu rero Mwami Imana mpamagaye imbaraga zawe, imbaraga zirya izindi, zibasore mu mwijima, bagaragare Mwami Imana, abo bacurira ingoyi mu izina rya Yesu Kristo, abo mwanya basubizwe mu buzima ndetse n'ingo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze byiringiro bizima, turatuje ariko wowe ntutuze. Gukora kwawe nigukomeze kubageraho, ukore deliverance Mwami Imana, ko bafite imbaraga z'ibisazi, abo ngabo nabo bahereza ubugingo, bahereza ubuzima buzima, ubirukane izo mbaraga za karande mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo babahuhera betesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ene kute semene vodarayi, nirukane izo mbaraga z'ibisazi, izo mbaraga zikugendagenda mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ene wayasire dotaya shaine nube tutebone taya sire mando mu izina rya Yesu Kristo. Uruwera wa Isirayeli, mwisasa imbaraga z'umwijima, mwisasa imbaraga z'abapfumu n'abacuraguzi, mwisasa imbaraga z'abatwezi mu izina rya Yesu Kristo. Ibi biherano ndetse n'ibitegano, ibyo byose niko mbyamuruye, bikubitishije inkoni ya Mose mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza urwane inkundura. Urakoze byiringiro byacu, urakoze Mana yacu, yuko utanze ubuzima, yuko arabukijije ibisazi, yuko arabukijije mu nda, yuko arabukijije amaguru. Urakoze byiringiro byacu, turagushimye rero. Komeza ushyirwe hejuru, isi yose nikumenye kandi niwamamare hose, n'abatakuzi baze kukumenya kandi bakwizere. Urakoze byiringiro byacu, turatuje ariko ntutuze. Komeza ubikore mu izina rya Yesu tubisaze twizeye, amen. Suza mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Emmanuel, ntuye mu murenge wa Jari, akarere ka Gasabo, akagari ka Muko. Nkaba nsengera mu itorero ry'ubumwe bw'abakristo Jari. Uyu munsi hakaba ari ijambo Imana yashimye yuko turiganira, kugira ngo namwe ribafashe, riramfasha kandi riranyubaka, kugira ngo namwe rize kubaka kandi Imana iduhane umugisha. Bigeza byose rero Imana yampaye kubagezaho, ndabibagezaho nk'uko yabimpaye, kandi ndagira ngo nimfashwa namwe mufashwe, kandi Imana ikomeze ibe mu ruhande rwacu. Turatangira dusoma ijambo dusanga muri Mariko ibice 5 ku murongo wa 21, ubwo turi bumve ijambo ririmo ibice 2, aho Yesu bamuhamagariraga kuza gukiza umwana wa Yayiro, ndetse bamuhamagara, ndetse naho umugore wari umufite indwara yari imaranye imyaka 12 y'umugongo. Abakuru ubwo barabyumva, iyo ndwara yari imugoye cyane kandi yari muremereye, ariko aza kugira kwizera, Imana iza kumukiza. Imana iduhe umugisha kandi Imana itugire neza. Reka nsabe adusomere. Turalisanga mu bice 5 ku murongo wa 21 arageza kuri 34. Ikaribu wadusomera muri Mariko. Nk'uko bisanzwe, nk'uko bimenyerewe, ni wa munyamakuru wanyu Dufitimana Gilbert. Uyu munsi dufite umuvugabutumwa uri hano imbere ya kamera za Gilbert TV. Hari icyo yifuje kutugezaho, cyane cyane hamwe n'Imana ibidufashamo. Twebwe nk'abana b'abantu hari igihe dupanga ikintu, ariko Imana yonyine kuko iba iri kumwe natwe, akaba ariyo igira icyo ukora. Mbere yuko dusoma iri jambo, turabanza tumusabe cyangwa se tumwakire adusengere Imana. Ni karibu wabanza ukadusengera Imana. Data mu izina rya Yesu, turagushimye kuko uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikiranuka kuri byose. Uyu mwanya ntabwo ari twebwe twawuteguye, ahubwo ni wowe wawuteguye kugira ngo Mwami Imana werekane ibyiza muri twe. Mu izina ryawe Yesu Kristo turahagurutse Mwami Imana, ku maguru yacu ndetse no mu mitima yacu turahagurutse, kugira ngo tubashe kugirirwa neza nawe. Duhamagare neza yawe ize ibe muri twe, kandi nawe Mwami Imana twuzuza umwuka wera. Mu izina rya Yesu Kristo duheje imbaraga zose z'umwijima,
reka ijambo ryawe tugiye kumvira ahantu umwami w'iteka Mana Nyiringabo yagurutse abarwayi bari ku gisasiro cyabo, yahagurutse abafite ubukene mwami Imana babashe kwakira ibyo umwami yabateguriye mu izina rya Yesu Kristo. Mu bisasi gukora k'umwanzi kose ntabwo ari twavuga izina ryawe habwa icyubahiro. Mpamagaye imbaraga z'ijuru za zindi zikiza, mpamagaye imbaraga ikomeye yandi igiye yahagurutse abarwayi bagakira mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari twavuga izina ryawe habwa icyubahiro. Isengesho ryawe nirigende rigere ku bantu bose barwaye, isengesho ryawe nirigende rigere ku bantu bose bagushaka bakubone mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo bimwe na bimwe ibyo ngibyo umwami Imana ubabera igisubizo, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imbaraga z'umwijima, nirukanye karande n'kamini mu izina rya Yesu. Mu bisasi imigambi y'abacuzi n'abacuraguzi mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari twavuga izina ryawe habwa icyubahiro. Reka Uwiteka Mwana Nyiringabo ijambo tugiye kubonera aha hantu mwami, reka ridusubizemo imbaraga, reka ritwuzuze mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ugushaka kubone kandi akuboneho ibyiza, kuko mwami Imana ijambo ryawe ratubwira ngo ibyo wifuza kutugira ntabwo ari ibibi, ngo ndetse birasa ubwinshi umusenyi. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara ineza yawe, ndahamagara imbaraga zawe, reka abarwayi bakire, reka mwami Imana bagushaka bakubone, reka impano z'umwuka wera zikore, ko bagutegereje mwami Imana baguhanze amaso, reka uyu mwanya bakubone mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera mwami Imana ubane natwe, ijambo ryawe mwami Imana bagiye kuryumva ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi. Nyemerera mwami Imana bari wowe ukora kandi ari wowe guhindura. Ibyo tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 5 umurongo wawo wa 21 tugeze kuri 34. Kuri 34 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Umurongo wa mbere uravuga ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateraniye aho ngaho iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi yitwaga Yayiro araza yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, arangije aramwinginga ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze kukarambikaho ibiganza byawe kakiberaho, nikarangiza kibereho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira. Nuko maze Yesu aramwumvira, aragenda ajyana nawe, ajyana n'abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko ajyana nawe n'abantu benshi baramukurikira kandi bamubyiga. Nuko hari umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Nuko hari umugore wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, ibitangamo abitangamo iki? Ingemu. Ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Burekeye Imana itugire neza. Uyu mugore ndetse n'uyu mugabo witwa Yayiro yari afite umwana wari urwaye, ariko uyu mugore ntabwo Bibiri twereka yuko yari uwa Yayiro, kuko nta hantu byanditse. Uyu Yayiro ari ukwe n'uyu mugore ari ukwe. Imana itugire neza, amina. Ngo uyu mugabo witwaga Yayiro ngo yari afite umwana wari ufite imyaka ingahe harya? 10. Naga imyaka iriho. Ndereke tuvuge ko yari afite imyaka 12 cyangwa se yari afite 15. Cyangwa se uyu munsi wiyumvemo nk'umwana wawe cyangwa nk'aho ari wowe. Icyo kibazo wari umaranye imyaka ingana gutyo, uwo nguwo nicyo Yayiro nawe cyo kimubangamiye, nkuko kikubangamiye nawe cyo kimubangamiye, ariko agira ishyaka ajya gutitiriza Yesu Kristo. Byashokaga yuko yumvaga bamuvuga, ariko uyu munsi aravuga uti ndamwizeye, ngomba yuko agomba kunkiriza umwana. Imana itugire neza. Ngo nuko maze ngaragenda, agendana umutima ubabaye, agendana agahinda,
nuko maze aragenda yegera uwo Yesu Kristo. Ntiyagendaga muhagarara imbere, aragenda kubita amavi hasi, arangije abwira Yesu Kristo uti nyamuneka mwami Yesu Kristo, mfite akana kanjye kararembye, ariko uyu munsi ni wo kugira ngo ugahereze ubuzima, ukarambikeho ibiganza byawe. Haleluya. Amen. Aho umwami yageze ubuzima buraboneka, aho umwami yageze abapfuye barazuka. Ibyo ngibyo amaze kubyizera, Imana igusubizamo imbaraga kandi ikagukomeza mu mutima wawe, ukumva uri muzima, naho ibibazo byaza ukumva ko ntacyo bizagutwara. Imana itugire neza. Amen, amen, amen. Ngo nuko maze Yesu aramwumvira, abona agahinda uwo Yayiro yari afite, kubona umugabo arimo kwikubita hasi, arimo kurira, ababaye cyane, arimo kugenda atamarira, akagera n'agenda agakubita ibipfukamizi imbere ya Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo ntabwo bamwemeraga, hari abamukwenaga, hari abataramwemeraga, ariko uwo munsi arangije aragenda akubita amavi hasi, arangije akurikira umwami Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Nshuti nziza irimo udukurikira uyu mwanya kuri Gilbert TV, nagira ngo nkubwire uti uhagaze ute, urumva ukwizera kwawe kuri hehe? Imana itugirire neza. Wowe ni iki kirimo gutuma udakubita amavi imbere ya Yesu Kristo ngo umuganyire ibyawe? Yesu ajya abasha kutwumvira. Yesu ni inshuti nziza. Yesu ntabwo ajya adutererana, haba mu byago haba mu makuba. Umwami Yesu ajya agendana natwe, akagendera mu ruhande rwacu. Mu ijambo ry'Imana yatubwira ngo ubwo ari mu ruhande rwacu, ngo imibisha yaba nde? Imana itugire neza. Reka twongere dusimbuke, adusomere hepfo y'izo nkuru z'uwo mwana wa Yayiro, uko yaje kugenda agahura n'uwo mugore ari mu bantu benshi barimo kubyigana. Murongo wa 27 uravuga ngo yumvishe ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma amukora ku mwenda we. Arangije amuturuka inyuma amukora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Imana itugire neza. Uyu mugore mu bigaragara byose yari afite kwizera. Uyu mugore mu byo yakoraga byose yari afite kwizera gukomeye. Mbese nshuti mwene data, niki kirimo gutuma utegera umwami? Niki kirimo gutuma utizera? Niki gitumye ukubita hasi kwizera? Imana itugire neza. Wakagize kwizera nk'uko uyu mugore wabasha gukira, wakagize kwizera nk'uko uyu mubyeyi wabasha gukira icyago cyawe, wabasha gukira abarozi bakuroga, wabasha gukira ibibazo birimo kugutera, wabasha gukira imbaraga z'umwijima, wabasha gukira imbaraga z'abapfumu, wabasha gukira imbaraga z'abakarande, wabasha gukira imbaraga zose zirimo kukurwanya uyu mwanya. Murongo wa 29 uravuga ngo umurongo wa 29, uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Uwo mwanya ngo isoko y'amaraso igira ute? Irakama. Amenya mu mubiri we, ahita yiyumvamo mu mubiri we yuko akize cya cyago. Imana itugirire neza. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bugabanyutsemo. Nuko maze ngo Yesu nawe yumva yuko ubushobozi bw'imbaraga ze afite bumugabanyutsemo, ahindukira abyigana mu bantu, arabaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu bari kubyigana nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abantu bari kubyiganiraho wanjye ukavuga ngo ninde ugukozeho? Murongo wa 31 bavuga ngo araranganya amaso agira ngo abone umukozeho. Nuko maze ngararanganya amaso ngo kugira ngo arebe umukozeho. Ngo nuko uwo mugore aratinya. Nuko maze ngo uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, nicyo cyamuhindishije umushyitsi. Nshuti mwene data, niki kirimo kuguhindisha umushyitsi? Mbese niki kirimo gutera ubwoba? Niki wazanye ku mwami Yesu wizeye ngo uwo mwami we Yesu mukoreho, ubyigane mu bandi bantu mukoreho, nurangiza ukiri ibyo byago, ukiri izo mbaraga zose zigubuza amahoro. Umva wowe ufite imbaraga zirazi gushitagura n'injoro, zana ukwizera kuri Yesu. Imana itugire neza.
amwikubita imbere amubwira iby'ukuri, arangiza amwikubita imbere. Imana itugire neza. amubwira iby'ukuri, Arangiza amubwira iby'ukuri. aramubwira ati mwami wanjye, Aramubwira ati mwami wanjye, aramubwira ati mwana wanjye, mwana wanjye, kwizera kwawe kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, maze wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. ukire icyago cyawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Amina. Iri jambo ndumva ririmo kumfasha cyane. Iri jambo ndimo kumva ririmo kunyigiza hafi yo kugira ngo tuze gusenga Imana, ubashe kuzana ibyawe kuri Kristo ufite no kwizera. Haleluya. Amina. Uramutse ugize kwizera nk'uko Yayiro, ukongera ukagira kwizera nk'uko uyu mugore, nawe wabasha gukira. Imana yabasha kukugenderera, Imana yabasha kukugirira neza. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Ngo nukomeze ngo Mwami Yesu ugira impuhwe, niba mbarangije ngamubwira ngo iki yemwe, aravuga ngo igendere, kwizera kugize ute? Kuragukijije. Haleluya. Iyo ufite kwizera nta kintu na kimwe gishobora kuguhagarara imbere. Iyo ufite kwizera nta n'ikintu na kimwe gishobora kugutera ubwoba. Imana itugirire neza. Amen. Iri jambo numva rimo kunjana mu mwuka. Haleluya. Amen. Amina. Iri jambo nawe uritinde uritekerezaho mu gihe tukiri kubwiriza. Amen. Amen. Ntabwo bya bindi bya Yayiro byarangiriye hahandi. Nubwo nahise ninjira kuri iri jambo ry'uyu mugore, ariko hari n'irindi jambo rikomeza kuri za nkuru za Yayiro n'umukobwa we. Haleluya. Amen. Yesu ntabwo yahise agarukira mu nzira kuko umugore yaramukuyeho imbaraga. Yesu yarakomeje aragenda agera no kwa Yayiro. Ageze nawe arakomeza arazura, ageze akomeza gukora imirimo n'ibitangaza. Uraze kubona ahantu yaje guheza abantu. Harajya uri kumwe n'abantu bakukoba, harajya uri kumwe n'abantu bakugendagendaho batakwifuriza ibyiza. Haleluya. Amen. Ariko iyo uri kumwe nabo mugendana, Imana ibasha kukugira neza. Imana itugire neza. Iri jambo iyo ukomeza hano ku gice cya 40 cyangwa se reka duhere kuri 39, haravuga ngo nuko yinjiye arababaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana we ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Ku murongo wa 40 ngo baramuseka cyane, arabaheza bose, ajyana na se n'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari. Imana itugiriye neza. Iyo Yesu agiye kugukiza arabanza akigizayo abantu bose batafite umumaro imbere yawe. Iyo Yesu agiye kugukiza arabanza akigizayo ibidafite umumaro. Iyo Yesu agiye kugukiza arabanza kuguhamagara wowe ubwawe, akagukiza uri wenyine, akagukiza abakobanyi, akagukiza indyarya, akagukiza ba bandi bose batakwifuriza ibyiza. Imana itugirire neza. Ngo nuko maze arangije arimo ukubaza ku murongo wa 39 ngo ni iki gitumye urira? Ngo nkaho umwana wawe yapfuye. Hoya ngo umwana wawe ntago yapfuye. Reka badusomere kuri icyo gice neza cya 39 aho ngaho. Turakomereza kuri icyo igice cya 39 kiravuga ngo nuko yinjira arabaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye. Umwana ntago yapfuye, ahubwo arasinziriye. Haleluya. Amina. Ibyawe ntago biba byapfuye, baburetse kurira kuko umutabazi ni Yesu arahari. Amen. Amen. Aho Yesu yageze ibintu ntago biba bigipfa, ahubwo biba biri bizima. Imana itugire neza. Amen. Uyu mwanya ntago ibintu biri bupfe, ahubwo biraza kuzuka. Amen. Haleluya. Amen. Ibyawe byose bya bintu ujye ubona ukabona nta gisubizo, ukabona nta nzira, uyu munsi biragira ute? Birazuka. Imana itugire neza. Haleluya. Amina. Imana itugire neza, itwambika imbaraga. Haleluya. Umuhanzi Emi Frank nimba arinde yarimbye ngo ibibazo ufite. Haleluya. Ufite ryari?
none nibwo buhamya bw'ejo. Haleluya. Amen. Utarize ntabwo Imana izaza kuguhanagura amarira. Utarize utarakubitwa n'ubukene ntabwo Imana izakuzanira ubukire. Reka ntabwo bibaho. Haleluya. Amen. Urabanza ubabazweho gatoya. N'uyu mwana wa Yayiro yarabanjije yapfa, kandi yapfuye Yesu ahari. Yari abizi. Umuntu umenya ibiri mu mitima yacu, Imana yari ibizi yuko uwo mwana yapfuye kandi agomba gupfa. Mwareke ngo ibyo byose ngo biberaho kugira ngo bituzanire, kugira ngo bireme ibyiza. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo ni ijambo nkuzaniye uyu munsi rigufashe kandi nanjye rimfashe. Haleluya. Amen. Zana kwizera kwawe. Ngo nuko maze hepfo arangije ngabwira uwo mwana ngo iki, ngo tarisa 10, ngo bisobanura ngo gakobwa agira ute, ngo byuka. Amen. Amen. Imana tugire neza. Amen. Aya basomere kugira ngo batagira ngo ndimo kubabeshya. Murongo wa 40 uravuga ngo Yego. baramuseka cyane, Ngo barangije baramuseka cyane. Haleluya. arabaheza, Arangije ngarababwira ngo arabaheza ngo nimwe mugiye. ajyana na se, Arangije ajyana na se w'umwana na nyina w'umwana bari kumwe nawe, bari kumwe nawe. ajyana aho uwo mwana ari, bajyana naho uwo mwana ari, amufata ukuboko. Arangije amufata ukuboko. Imana nawe gufata ukuboko mu bibazo urimo. Aramubwira ati, Arangije aramubwira ati tarisa 10, tarisa 10, bisobanura ngo bisobanurwa ngo gakobwa byuka. ndakubwiye ngo byuka. ndakubwira ni byuka. Haleluya. Amen. Imana tugire neza. Nawe uyu munsi iryo jambo rikubake, kandi Uwiteka Imana kugereho akubwire ngo tarisa 10, ntavuga ngo gakobwa, ahubwo avuga izina ryawe nkuko yahamagaye nde. Hari ubwo yigeze guhamagara imba arindira Danieli, ngaramuhamagara mu izina Danieli mugaragu nkunda, ukundwa n'Imana. Haleluya. Nabakubwiye ngo haguruka mu bibazo urimo, akubwiye ngo haguruka mu bukene urimo, akubwiye ngo haguruka mu burwayi urimo, akubwiye ngo haguruka mu bibazo byose bidafite igisubizo, kuko ndi Uwiteka ndi ugiye igisubizo. Uwo mwanya agakobwa kagira gate, karabyuka. Nawe uyu mwanya utangira uhaguruka ubyuke, urangiza ugende mu bibazo urimo, ugende mu bidafite umubaro, ugende nurangiza uve muri ibyo ngibyo mu bukene, uhaguruka ugende, kuko kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Haleluya. Yesu arabahaga abihanangiriza cyane, ngo nukumaze Yesu arabihanangiriza cyane, ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Arangije abategeka gufungurira ako kana. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Hari igihe Imana igidukiza tukagenda turimo gusekuza, tukagenda mu bagome n'abagambanyi bacu, babandi tugendana namwe muzi ntavugiye ahangaha, bakagenda barimo kugenda bagukoba, bakongera akagutereza imyuka mibi, kuko abakuroga ntabwo bazi, abakohereza ibihuherano ntabwo bazi. Imana itugire neza. Ariko arababwira ngo ntihagire igira ute ubimenya. Haleluya. Ibanga ni ryande? Ni rya Yesu na nyina na se. Amen. N'inshuti zari ziri kumwe na Yesu. Amen. Muri njyana ngo Yesu ati nzagendana n'abihuta, Yesu ati nzagendana n'abihuta, abaryamiriye abasinziriye nimubihorere nzagendana n'abihuta. Ayiwe ngo nimubihorere nzagendana n'abihuta. Haleluya. Amen. Yesu agendana n'abihuta, agendana n'abadafite amagambo. Yesu agendana n'abamwumvira. Nimba kubwira ngo uceceke, uragomba guceceka. Amen. Abo urimo kujya kubwira ntabwo bazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yesu ngo yari ari mu isinagogi, ngo rukomaze ngo haza umuntu. Ndabyumva. Arangije ngarababwira, umuntu araza aramubwira uti ni nkuko yazaga kuvuga ngo Gilbert, ngo bene nyoko, ngo bene so baragushaka bari hanze, ngo sohoka ujye kubitaba. Yesu areba gusiga abene se bari mu nzu y'Imana bari kumwe. Arangije arababwira ati uti bene data turi kumwe nabo turi kumwe ahangaha, abo hanze gira ute bareke. Haleluya. Amen. Gendana n'abihuta,
ugeneye n'abakwifuriza ibyiza, abagushaka amagambo abo ngabo bareke, abakubwira ngo Yesu ashimwe za hato na hato zidafite umumaro abo bareke, kuko ntabwo uzi icyo barimo kukubwira. Imana itugire neza. Amen. Jye nurimo kukubwira ijambo ry'Imana uyu munsi urimo kumva. Haleluya. Amen. Iri jambo ryumve nk'ijambo rikomeye, nk'ijambo rigiye kugusubizamo imbaraga. Haleluya. Amen. Ugira ijambo mu mutima rikomeye, urabwira Imana kubita amavi hasi. Nimba ubashije guhaguruka, nimba ubashije kugenda, nimba utabashije no guhaguruka, urambura ikiganza cyawe tubisenga n'Imana. Haleluya. Amen. Uyu mwanya tugeze ku musozo w'iryo jambo. Ndabona hari umuntu wanditse ngo bamwita Alice wihuye. Yego. Aravuze ngo munyamakuru wacu Gilbert TV, dufite Imana Gilbert ukora kuri Gilbert TV. Yego. Ndagukunda cyane, ariko dusuhuriza umukozi w'Imana kuko dore mfite icyifuzo cy'uburwayi ansengere. Imana iramukiza mu izina rya Yesu. Hari undi bita Aline wihuye, nawe aragusuhuza, amwikirije mu izina rya Yesu. aravuze ngo nubwo bafashijwe ariko utabiba. Ntago mbiba. Utabiba bakubitireho kuko bafashijwe. Yego. Undi aravuze ngo ubundi wowe na Pastor Evangeliste mupfaniki ko mwese muvuga Imana kimwe. Twese tubikura ku mwami Yesu Kristo, kuko Paulo yaranditse aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo. Naho Ndatimana Eric aravuze ngo pasiteri, niba ari pasiteri nawe abitubwire, niba ari umuvugabutumwa abitumenyeshe, ariko anagenda anadusezeranyije yuko atazongera kubura kuri kamera za Gilbert TV. Ntabwo nzongera kubura, kandi ndi umuvugabutumwa bushake, ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi muri iryo torero, n'ibindi byose umwami anshoboje ndabikora, ko kuba dushobozwa byose na Kristo, nawe uyu munsi Imana igushoboza. Undi aravuze ngo ese twajya tugwamagara ku zihe nimero kugira ngo udusengere? Ndaza kuzibaha mu kanya, muraza kuzibona, ndaza kuzibabwira. Hari undi bita ndi kumwe nayo Ephraim. Yego. Aravuze ngo mbese uwo muntu twamusanga hehe? Gilbert yanabarangira, yanabazana kuko iwanjye arahazi, ariko ndaza kubaha adresse iraza kuza gucamo. Pasiteri, nk'uko ubibona turi live ku kinyamakuru Gilbert TV, uyu ni wa mwanya twahariye ijambo ry'Imana, ni wa mwanya duhamagara abakozi b'Imana bakaza bakabana natwe live, bakadusengera, bakatubwira ibyiza. Undi muntu aravuze ngo pasiteri cyangwa umukozi w'Imana ongera udusaturireho dukubitira igini, kuko uratangiye kurihungabanya, kandi udusezeranye yuko nituzaza tugushaka tuzaza tukubona. Rigomba guhunga mu izina rya Yesu, kuko nta gahunda dufitanye ni nabo bazimu. Twahamagare kugira ngo tubakubite hasi, twahamagare kugira ngo tufate iyo minyago yose tuyishyikirize Kristo. Imana itugirire neza. Undi bamwita Hakizimana Aimable aravuze ngo nk'uko mubibona uyu muntu ari mu mwuka w'Imana, ariko se twebwe tubishatse cyangwa se yatubwira aho asengera natwe tukazajya kumureba? Baza kubitanga mu gusoza ikiganiro. Undi nawe aravuze ngo uwo musore cyangwa se umugabo turushijeho kumukunda cyane, ariko aduha isezerano atatubeshya, niba azaza nazaho rimwe na rimwe abitubwire. Genda hari uko Gilbert ari buze kubiganirizamo mu ncamakeya cyangwa se mu magambo arambuye, araza kubaha uko biri buze kugenda nuko zajya mboneka hano. Umwanya ndaworana kuko natumwe n'Imana. Izi mpano ntabwo ari njyewe wazivuze, kuko nta handi hantu wazigura, nta n'ahantu zava uretse umwami Imana niwe uziduha. Paulo uko yabyanditse neza nk'uko nakomeje kubibabwira ngo dushoboza byose nande na Kristo uduha imbaraga. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza.
abanyarwanda hari nago nahita nkurekura none aha utadukubitiye irindi gini kuko ubutumwa ni bwinshi cyane hari bamwe turaza guhamagara tugi inyuma ya kamera ariko cyane barimo baravuga ngo adresse yawe ni yihe ariko banze dukubitire igini kuko ndabona nago bashaka kubacika ijambo ryo riba rihari kuko iri jambo ntago ari twebwe twaryanditse niyo mpamvu ndibuze ukubwira inti nkuko umwami yavuze ngo niwe utugenga byose kandi niwe ugenga byose. Haleluya, amen. Imana itugirire neza. Twe tugeze ahangaha ako gakobwa kagira ute arakabwira ngo haguruka. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Aramubwira ati gakobwa ndakubwira ni byuka. Urumva iyo Yesu arimo kubwira ikibazo cyawe nta gakinginga. Haleluya, akibwira nk'ibintu byoroheje. Amen. Uwo mwanya uko ako gakobwa karabyuka karagenda. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka kikagira ute karagenda kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Kuko kari kamaze imyaka 12 kagize ute kavutse. Haleluya. Uwo mwanya barumirwa. Uwo mwanya barumirwa cyane. Haleluya. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya. Ngo hatagira undi muntu wese ugira ute ubimenya. Reka usimbuke irindi jambo dusanga muri Yesaya 49 murongo wa 26 ndumva maho muri Yesaya. Mali tugire neza. Yesaya 49 ambuka aho ngaho umurongo wa 6 ambuka. Haleluya, Imana tugire neza. Ubwo uradusomera 25. Ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo kandi iminyago y'abanyamwaga yego izarekurwa kuko ari nge uzakubawe uzagira ute uzakubana nabo. Oya ongera hasubiremo neza. Kandi nzakiza abana bawe yego abaguhata nzabagaburira inyama zo kuri bo. Hepfo nzabanywesha iki cyangwa bazasinda ayo maraso nk'usinda vino igira ute iryohereye. Imana itugire neza. kandi abantu bose bazamenya yuko njyewe Uwiteka n'Imana irimo kukubwira ya Yakobo. Ndi Imana intwari yande ya Yakobo. Haleluya. Ari umucunguzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Iri jambo nimba urimo kuryumva n'ubuhanuzi butavanze. Amen. Amina. Nagira ngo nsabe Gilbert aha basomere nanone muhumve neza. Umurongo wa 25 uravuga ngo yego. Ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye. Aya abajyanwa n'abakomeye ntago ari aboroheje. N'abakomeye ntago ari njye uzaza kugutwara nk'imbohe. Ntago nabishobora. Ababifitiye amategeko nabo bazakurwayo. Bazagira ute bazakurwayo. Kandi iminyago y'abaki y'abanyamwaga izakurwayo. Izakurwaho kuko ari nge
uzakurwanirira. kuko ari njye uzakurwanira. Iyo ni Uwiteka Imana irimo kukubwira. Iyo ni Imana ya yindi wizeye, ya yindi ijyebana nawe mu bicuku by'ijoro urarurota inzozi za zindi zidafite shinge na rigiro. Iyo Mana ikabana nawe ikakubasha kugukiza, ikagukiza uburwayi bukomeye. Haleluya. Ntukarwanye, Yego. kandi nzakiza abana bawe. Kandi nzakiza abana bawe abaguhata nzabagaburira inyama zo kuri bo. Yego. Bazasinda ayabo maraso bose n'abasinda vino iryohereye. Yego. Kandi abantu bose bazamenya ko njye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Haleluya. Amina. Uku gusenga kwacu kukugereho, wowe murwayi uri aho ngaho kukugereho, wowe ufite ibibazo bitasobanutse kukugereho. Amen. Haleluya. Amina. Imana itugire neza cyane. Imana ni umukozi wacu w'umuhanga cyane rwose. Uririmbira ngo ni umukunzi wacu udahemuka, ni umukunzi wacu udahemuka. Tumushimire ibyatubayeho, tumuragize n'ibiri imbere. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mubwire ngo imitwaro ikuvuna uyimukorere. Imana itugire neza. Yesu ni umukunzi wacu udahemuka. Yesu ni intwaro yacu tugomba kurwanisha mu bibazo ndetse no mu bigeragezo. Imana itugire neza. Amina. Haleluya. Amen. Uyu nguyu Gilbert TV Imana imuhumugisha wampamagaye. Haleluya. Amen. Mu by'ukuri numvaga ntari buze kuboneka, ariko Imana ishimwe ko nje kuboneka uyu munsi. Haleluya. Kandi tuzajya tubana ukabishatse, kandi nanjye uko mbishatse nzajya mubwira, tuzajya tubonana. Haleluya. Amen. Imana itugire neza. Ibibazo ufite, intambara urwana, nagira ngo ubibwe ngo uyu munsi birarangira. Haleluya. Amen. Uyu munsi biraza gushira, uyu munsi biraza gushyirwaho iherezo. Imana itugire neza. Umva wowe urwaye utabasha guhaguruka, umva wowe ufite ikibazo gikomeye, nagira ngo ubwenge Imana irahari, iraza kugukiza. Haleluya. Amen. Uwiteka no mukunzi wacu udahemuka, intwari yacu. Haleluya. Amen. Turwanisha abantu benshi. Hari umuntu wigeze kutubwiriza ijambo ngo abantu bizerera mu bifatika, ngo ariko ngo twebwe twizerera mu bidafatika, ngo kuko ngo ariho dukurira iby'umumaro. Haleluya. Amen. Ntabwo naza mubwiye ngo ndaza kugusengera ngo ukire ngo ubashe kubyumva uri mu mubiri, ariko iyo uri mu mwuka ubasha kubyumva. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Ariko nkuzaniye imbaraga iruta izindi, hari imbaraga igira izindi. Haleluya. Amen. Ubwo Amosi ngo yaragiye kuzana ubwoko bw'Abisiraheli, Imana yabajije Imana uti, yabibajije ikibazo cyiza nawe wakibaza. Mukuva ibice 14 umurongo wa 17. Uti ndagira mvuge ukurinde. Ibaza kugira ngo ugende ugire imbere y'umwami, ugende uvuga ngo bantumye. Yego. Imana itugire neza. Kandi iki tutirengagije n'ibyo ngibyo, wibuke yuko Mose yarezwe na Farawo. Ubwo rero ngo nta muhanuzi wabo. Haleluya. Amen. Ngarangize aramubwira ngo endi inkoni yawe. Haleluya. Amen. Amen. Arangize ngaramubwira ngo endi inkoni yawe nugenda ngumugeze imbere. Haleluya. Amen. Ngari kumanza umubwiye ngo nitwa Uwiteka. Haleluya. Ngo nitwa Ihoraho. Urumva? Amubwira n'andi mazina menshi, ngo niyo mazina yanjye. Haleluya. Amen. Ngo ariko numugeraho ngo rambike inkoni hasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arangije ngaragenda, mujye mwumvira Uwiteka. Haleluya. Ibyo Imana ibabwiye, ibyo abatumyeho, yaba ari mu nzozi, mubanze mukenguze uko ari Imana ivuganye namwe. Haleluya. Ngarangije yumvira Uwiteka, arangije arahaguruka aragenda. Haleluya. Amen. Ajya muri Egiputa. Yego. Yego. Ngarangije agenda naga hasi inkoni. Arangije ngo baramubwira ngo iki ari? Baramubwira ngo ibyo ngibyo natwe turabikora. Ko nabanga ajugunye inkoni hasi ngihinduka inzoka. Ariko ngo ikiruta ikindi, zambaraga naho zimbabwiye ngo zirye izindi.
ngo ya nkoni ya Mose yavuyemo inzoka irangiza ngo imira za zindi zande z'abakonikoni. Haleluya. ngo zose bizimira bunguri. Haleluya. nkuzaniye ijambo rivango hari imbaraga zirya izindi, hari imbaraga ziribashe kumara ubwo burwayi bwose ufite zikabumira bunguri. wowe uterezwa abadayimoni utazi iyo bava, bakakurya mu nda ukumva bimeze nabi, kugira ngo uyu munsi biraza gushyira iherezo. Haleluya. nibwo nanteze amatwi tuza gusenga ufataho ikindi kiganza ukirambure dusenga n'Imana. Haleluya. hari Imana irimo kumbwira. hari umumama bamwita Uwingabire Josiane aravuze ngo munsengere nanjye ndimo ndaribwa mu mutwe. Imana iraza kugukiza, izo mbaraga zose ziraza guhunga mu izina rya Yesu. Undi bamwita Habyarimana Eric aravuze ngo ese koko uwo muntu tuzaza tumubona kuri Gilbert TV? Yego. Haleluya. Amina. Numva Imana irimo kugenda iramanuka ivuga nanjye ima amagambo meza. Haleluya. ongera utusomere aho 49 udusomere reka dusome ijambo dusanga muri Yesaya ibice 49 turahera ku murongo wa 8. Haleluya. Reka noneho udusomere ku murongo wa 8. Umurongo wa 8 uravuga ngo Uwiteka aravuga ati borese nagira ngo nkubwire ngo iri jambo tugiye gusenga wowe uri mu mwijima ubona uri mu mbaraga zidasobanutse, nagira ngo tugiye gusenga Imana dusengera muri iryo jambo. Haleluya. Komeza. Uwiteka aravuga ati igihe cyo kwemererwamo ndagusubije no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye kandi nzagukiza nzagutangaho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu utume baragwa gakondo y'abasogokuruza yabo yabaye umwirare. Haleluya. kandi ubwira imbohe zisohoke n'abari mu mwijima ati nimugire ute? Nimugaragare. Bazarishiriza hehe? ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose ahari akatsi hazaba urwuri. Ahari agasi hazahinduka urwuri. Yego. Ntibazicwa n'inzara cyangwa se inyota. kandi icyokere ntikizabageraho. Rekera. Haleluya. Amen. Rambura ikiganza cyawe. Haleluya. Dusenga n'Imana. Jambo riratubwiye ngo tubwire abari mu mwijima bagira ute? Basohoke bagaragare. Nawe uri mu mwijima ubona uri mu bintu bidasobanutse, harambura ikiganza tugiye gusenga Imana. Haleluya. Imana tugire neza. Imana nishobora byose. Wowe ufite uburwayi bw'amaguru wumva arimo kubabara amaguru, nawe uzamura ikiganza cyawe ikindi ufateho udusenga n'Imana. Wowe ufite ikibazo cyo mu nda ufateho dusenga n'Imana. Nawe wa undi wambwiye ngo ufite mu mutwe ngo urimo ukurya, nawe Imana ikure izo mbaraga zose z'amahembe mu izina rya Yesu. Amina. Imana igukiza mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Enetutebonetaya shine man gloria. Ndahagaritswe imbaraga zose zikurwanya n'izigutera mu bicuku bya ninjoro. Wowe ufite imbaraga ziraze gushika mu izina rya Yesu Kristo. Enewasire dotaya mwisasi imbaraga z'umwijima, mwisasi gukora kose kw'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Uwiteka Mana Nyiringabo, uruwera wa Isiraheli, nyemerera izina ryawe rishyirwe hejuru, nyemerera ukubitwe hasi wa mbaraga mbiwe, imbaraga z'umuriro, imbaraga zitwika, imbaraga zishobora byose, imbaraga zisumba byose. Uwiteka Mana Nyiringabo, uwera wa Isiraheli, ndasohora abantu mu mwijima, ndakubita hasi imigambi y'icakura. Amen.
yo Uwiteka Mana nyiringabo, si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe mwami Imana. Nibutse imirimo ya kera, muramburiye Imana amaboko, nibutse ibyo wakoze, nibutse aho wadukuye, aba barwayi ndetse n'abafite ibibazo bimwe na bimwe ntabwo babura mwami icyo babakuraho. Ndasenze cyane mwami kugira ngo barwanirire izi mbaraga zibatera, izi mbaraga zibarwaza, izi mbaraga zibarya mu maguru, izi mbaraga zizamuka mwami zikagera mu nda, zikazamuka mu mugongo, zikimana muri no saha mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Uwiteka Mana nyiringabo, narakubonye mwami Imana, nsanga uri Imana, nsanga utari nyirakamana. Niyo mpamvu rero mwami Imana mpamagaye imbaraga zawe, imbaraga zirya izindi, zibasore mu mwijima, bagaragare mwami Imana abo bacurira ingoyi mu izina rya Yesu Kristo. Abo mwanya basubizwe mu buzima ndetse n'ingo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze byiringiro bizima, turatuje ariko wowe ntutuze. Gukora kwawe nigukomeze kubageraho, ukore deliverance mwami Imana ku bafite imbaraga z'ibisazi. Abo ngabo nabo bahereza ubugingo, bahereza ubuzima buzima, ubirukane izo mbaraga za karande mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo babahuhera betesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ene kutesemene vodarayi, nirukane izo mbaraga z'ibisazi, izo mbaraga zikugendagenda mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ene wayasire dotaya shaini nube tutebone taya sire mando mu izina rya Yesu Kristo. Uruwera wa Isirayeli, mwisasa imbaraga z'umwijima, mwisasa imbaraga z'abapfumu n'abacuraguzi, mwisasa imbaraga z'abatwezi mu izina rya Yesu Kristo. Ibi biherano ndetse n'ibitegano, ibyo byose niko mbyamuruye bikubitishije inkoni ya Mose mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Uwiteka Mana nyiringabo, komeza urwane inkundura. Urakoze byiringiro byacu, urakoze Mana yacu, yuko utanze ubuzima, yuko arabukijije ibisazi, yuko arabukijije mu nda, yuko arabukijije amaguru. Urakoze byiringiro byacu, turagushimye rero. Komeza ushyirwe hejuru, isi yose nikumenye kandi niwamamare hose, n'abatakuzi baze kukumenya kandi bakwizere. Urakoze byiringiro byacu, turatuje ariko ntutuze. Komeza ubikore mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Nk'uko bisanzwe, nk'uko bimenyerewe, Pasiteri Imana yo mu ijuru mfatanyije mu izina cyangwa se umuryango Gilbert TV, turagushimiye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikomeze ikwagure uko bwije n'uko bukeye. Amen. Mama Ange cyangwa se Mama Alice aravuze ngo Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Yego cyane. Aravuze ngo uzagaruke vuba kandi ntuzakererwe. Yego. Vuga ngo kandi icyo Imana izagutumaho uzagitambutse. Amen. Nk'uko mubizi ngiye mwabanaga kuri mikorofone ni Dufiteimana Gilbert. Ikiganiro nakagaruka. Abantu bari bansabye nimero banshakaho 079 48 ya 49 86 010. Ndazisubiramo 079 49 86 010. Iyo niyo nimero banshakaho. Kandi mboneyeho no gusuhuza Ivera Pasiteri Yonsaba Frodouard ndetse bakunze kwita Imana ivuga wijari umwe bw'abakristo, ndetse na Bishop uyoboye idini ryacu ry'ubumwe bw'abakristo mwita Mihigo, na Madamu we Gladys ndetse n'abanyetorero bose b'ubumwe bw'abakristo.